mbega ntabwo ari commentaire yanjye gusa ni ibintu buri wese agenda ni ibintu buri wese abona yego wenda kurandura FDLR habamo no kurandura ideology ya genocide yayo Loni ifite ishami bita UNESCO iyo ugiye kureba ni ishami ryibanda ku muco yego Loni ikagira urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'irahe mu Holandi ngira ngo naho ifitemo ukuboko muri CPI yego radio zibiba urwango muri Kongo ziracyarubiba kandi rwibasira abatutsi muri Kongo cyane cyane n'abarwandafone muri rusange yego yewe baribuka ariko ikindi nanone bagomba no gukora ni ukukura amaboko mu mufuka ni ugukoresha ubwenge bwose bushoboka yego kugira ngo iyo never again yubahirizwe ku isi ariko se birakunda Sandre ntago bikunda still uracyabona abantu babifite ku munwa gusa batabifite no mu bikorwa harimo iyo Loni Union Africaine ejo yaranditse nayo narayibonaga statement yayo ijya kumera nk'iyo ya Loni urumva ngira ngo na Addis Ababa nabo baribuka kuri the African Union headquarters yego ariko ntabwo turumva Union Africaine so rwandiko rwamagana imvigo zibe urwango n'ubwicanye bukorerwa abanyamurenge sibyo none se koko mu byukuri aho ngaho turakuramo iki niba abantu bashobora gukomeza kuvuga gutyo ariko ntibamagane n'ikibi kirimo gukorwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo ari membre wa Union Africaine se none se ntabwo muri genocide mu bisobanuro zayo ikorwa n'amareta ntabwo genocide yabaho hatari leta bigizemo uruhare ifite ubutegetsi n'ubugenzuzi no kwamfosinga amategeko cyangwa amabwiriza aho iyo genocide irimo kubera yego ibyo birafata Kongo kuko niyo gara wibera ku butaka bwayo kuko ibiri mpuzamahanga biragorana kumvikana ibiri mpuzamahanga bigomba igihugu kibyumve gutya kimwe kibyumva nko gukwegana urumva ni nkuko locomotive ni nkuko train yabi ikurura byabi wagons biri genda ikurura hakagira kimwe gifite amenyo adakoka ku marayi bibiri bikora bitatu bikora ibyo bintu rwose urumva biratrena nta kintu byageraho ariko itwaye igitrain kimwe yagira uko kigenza no kugikanika so isi rero ndabonamo kwigira kw'igihugu kuko njya ntekereza iyo urabona RPF yararwanye kugira ku rwego ihagarika genocide yakorewe abatutsi inaribera igihugu ariko iyo icyo gihe u Rwanda ruza gukonta kuri Loni rugakonta ku bihugu rugakonta kuri international community urumva yego nyine genocide ntabwo ibarahagaze bivuze ngo rero wenda ntabwo nzi ko ibindi bihugu biba bibyumva tugendemo mvuga nk'ibihugu yego ariko nka Kongo yagombye kumva ko cyangwa abakongomani hakiri kare badategereje MONUSCO yibere mu mavira meza cyane Goma iza hari ikibazo kuko urumva niba abakongomani bavuga ikinyarwanda cyangwa se abanyamurenge n'abandi bose bahigwa n'igihugu cyabo ku munsi nk'uyu nguyu bararwana barirwanaho barahatanye ariko ku munsi nk'uyu nguyu kuko turi ku isi twese dukurikirana ubuhamya amateka buri kimwe cyose ngenda ndavuga ngo kuko ntazi volume bakoresha ntazi imbaraga bafite ngo zingana iki ngwenda nizo bazigamye zingana iki ariko reka twe kuvuga kurimo kurwana ku rugamba kugira ngo iyo genocide babashe kwihagarika bano batwirwa na M23 bo bari kuri tere reka bo mbarisize ku ruhande kuko ucyo umuntu ashoboye yarakigaragaje ajya kuri ground ahubwo utari kuri ground noneho niba hari ibihugu byuva ikinyarwanda wenda AI izabasobanurire ku isi yose nta gihugu na kimwe ndobanuyemo nekeza ko ibihugu bikwiye no gutekereza uburyo bwo gukemura iki kibazo d'une façon complète igihe ni iki ngiki kugira ngo abantu batangire gutekereza gukemura ikibazo cyo muri Kongo hakoreshejwe imbaraga n'ubushobozi bwose nubwo yaba ari Bangladesh nubwo yaba ari China nubwo yaba ari Russia nubwo yaba ari Amerika nubwo yaba ari hose urumva yego abantu bakwiye guhagurukira kuzimya no gushikisha kino kibazo kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bushobozi bwa buri umwe wese ubwo nshatse gusimbukira mu kuvuga ngo ntibigire ubitera isoni ni ukuvuga ngo ubufasha buri wese yumva yagira kugira ngo ikibazo kirangire yaba umukongomani ataba umukongomani rimwe na rimwe bikwiye no kujya ku mugaragaro kuko ibimenyetso byose birahari eske imbaraga zose zo kurasa aba genocidaires muri Kongo abanyatura n'abandi bose koko ziri mobilized
hari mu Rwanda phone ushaka kumva inkuru zo muri Kongo kuri Gasaro TV ni professor akora mu nganda akora mu banka ahantu hose donc bigarukira ku makuru gusa sibyo ntabwo ndi muri mobilisation ya muri 23 FC ntabwo ndimo kubakora mobilization ariko ntibimbuza kuvuga ngo uwo muntu ushaka kusanga atazi n'icyo bari abana bari ku rugamba barya icyo bambara bari muri makenga kana urwanga rwabarenze kuri ground hari ikibazo abandi babaye tugara imagine abantu bazima bafite ubwenge noneho ibihugu biraterwa amabuye bigerageje gusobanura ikibazo cyo muri Kongo ibindi bigahabwa impundu birimo kwica abanyamurenge birimo Burundi. Gasaro TV kunzi bacu turabasuje aho murere mu mpande zose z'isi mwebwe mukurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi kundi no kuri muri abantu b'ingenzi cyane mwebwe muduha ibitekerezo ndetse dukomeza twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 ku nshuro ya 32. Mashari waramutse wiriwe gute? Waramutse neza. Ni bisanzwe. Bisanzwe. Dukomeza twibuka twiyubaka niko bimeze. Yego ariko ndabona ugisa n'ukirangaye kandi ntago ndangaye. Ndashaka ko ntago ndangaye ahubwo ubu ngubu jewe ubyo ndangariyemo. Yego urumva ari ndimo ndebye rero ransikanye ko harimo kuvuga hano ariko turaza kubigarukaho n'ubundi. Yego turabigarukaho. Reka tujye mu makuru n'ubundi aho nabonye umunyamabanga mukuru wa Loni yifatanyije n'u Rwanda kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 32 ndetse aho yagaragaje ko Loni yatsinzwe. Yego yagaragaje ko Loni yatsinzwe. Kaduhera hangaho. Yego ubundi kuri iyi tariki narimo ndeba mbona ni Geneve bafite ko bazibuka bibukana ko Nairobi naho bibutse hanyuma rero no mu zindi ofisi nkuru za UN zitandukanye. Uyu munsi rero nyine UN irawibuka ariko akenshi ikibazo gikunze kubaho nuko hakomeje gukoreshwa kandi n'ijambo ryumvikanyweho ku isi ijambo ntibizongera cyangwa se ntibigasubire never again ariko wareba ugasanga mu by'ukuri ubona ubwicanyi bwibasira itsinda ry'abantu kandi ku mugaragaro ku isi biracyakomeje. Yego iyo never again rero isi yose ivuga mu by'ukuri tugarutse inyuma no myaka 32 ishize n'ubundi yari iriho ubwo abasirikare ba Loni iyo ngiyo turimo kuvugaho basigaga imbaga y'abatutsi yari muri Eto Kicukiro n'ahandi hantu hatandukanye bakishwa n'intera hamwe kandi nabo iyo UN izi yuko iyo never again yari iriho. Yego ujya kureba ugasanga rero ugarutse mu myaka ya vuba ubu tuganira tuvugana hariho ubwicanyi bwibasiye abo mu muryango w'abavuga ikinyarwanda muri Kongo. Ushaka ushyiremo abanyamurenge batuye za Minembwe ushaka ushyiremo Rwandophone bo matutsi bo muri Kivu ahandi hasigaye hose. Yego aho hose ntabwo Kongo yigeze iva mu muryango wa Loni. Yego member ntabwo Loni yigeze iva muri Kongo ifite ibikorwa bya MONUSCO n'abandi bose. Ntabwo turabona kugeza amagingo aya ngaya Loni yengaging intambara kubaza rendo bakora ibyo kubakise wenda reka tuvuge no kuba FDLR ahubwo twabonye MONUSCO. Yego ishami ryayo brigade yihariye ya special yayo irasa M23 muri 2012. Ukibaza rero kucyo umuvuduko nkuriya wakoreshejwe b'ingabo za Afrika y'Epfo, Tanzania na Malawi nta no munsi numwe yigeze hashyirwaho itsinda ri special rigamije kurandura FDLR. Ahubwo bakaza baje kurasa aba M23. Wareba mu mizi ukabona ko M23 muri existence yayo mu kubaho kwayo harimo niyo elema ya FDLR. Kuvuga ngo FDLR ivugwaho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ndetse no kuveyikira cyangwa se gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside muri Grand no muri Kongo. MONUSCO ikorera muri Kongo. Yego aho kugira ngo igabe ibitero kuri FDLR iyihigisha uruhindu urumva iyo yahisemo kujya kurasa M23 kandi M23
ari victime ya existence y'uwo FDLR. Ibyo rero isi irabizi. yego Iyo Loni ivuga gutyo, tuvuge uyu munsi yibuka, iyo Loni irabizi. Akenshi wibaza niba umuntu azi ikintu cyiza yagakoze ntagikore, icyo wibaza aho ngaho wakwibaza kubera iki, biterwa n'iki. Kandi ibyo tuvuga rwose ndagira ngo ntabwo birimo mbega, ntabwo ari commentaire yanjye gusa, ni ibintu buri wese agenda, ni ibintu buri wese abona. yego Wenda kurandura FDLR habamo no kurandura ideology ya jenoside yayo. Loni ifite ishami bita UNESCO iyo ugiye kureba ni ishami ryibanda ku muco. yego Loni ikagira urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Irahe mu Buholandi, ngira ngo naho ifitemo ukuboko muri CPI. yego Radio zibiba urwango muri Kongo ziracyarubiba, kandi rwibasira abatutsi bo muri Kongo, cyane cyane n'abarwandofone muri rusange. yego Yewe ushobora no kureba gutyo ugahengereza ugacengera ugasanga nimwe muri radio za Loni ntibuze ubwo ibyo biyabivuze. Zira zitwa za Okapi, radio za Loni ziri muri Kongo. Never again rero iraho ngaho. Never again ni amagambo ugiye kureba afatikanye abiri, never na again cyangwa plus jamais mu gifaransa. yego Ntabwo ari amagambo menshi, si amagambo agoye, si mirongo miremire cyane wavuga ko yananiye Loni, ariko Loni igenda ibikwepa. Ubwo ntabwo ndajya muri Palestine. yego Afrika y'Epfo yo uziko yanajyanye ikirego muri CPI ijya kurega Israel. Kandi ntabwo wambwira ngo mu by'ukuri mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntabwo Israel yagiye muri Palestine ngo isenye amazu kuriya, ifunga amayira, kuko ugiye kureba Blokis iri muri Minembwe, ukareba Blokis iri muri Gaza, sibyo? Ujya kureba ukabona izo Blokis zose zirenda gusa. Blokis ni iki? Ni ugufunga amarembo, amariba, amashanyarazi, amazi, buri kimwe cyose kugira ngo umuntu atabaho, kurasa amavuriro, amaradiyo, buri kimwe cyose. Izo erema zose turazibona Loni iriho, urumva? Nese ubwo Loni mu by'ukuri ivuga ibyo ngibyo, Loni iribuka, it's okay, baribuka. Ariko ikindi nanone bagomba no gukora ni ugukura amaboko mu mufuka, ni ugukoresha ubwenge bwose bushoboka, yego kugira ngo iyo never again yubahirizwe ku isi. Ariko se birakunda Sandre? Ntago bikunda. Still uracyabona abantu babifite ku munwa gusa, batabifite no mu bikorwa. Harimo iyo Loni ino Africaine ejo yaranditse, nayo narayibonaga statement yayo ijya kumera nk'iyo ya Loni, urumva? Ngira ngo na Addis Ababa nabo baribuka kuri the African Union headquarters. yego Ariko ntabwo turumva ino Africaine isohora urwandiko rwamagana imvigo z'urwango n'ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge. Sibyo? None se kuko mu by'ukuri aho ngaho turakuramo iki niba abantu bashobora gukomeza kuvuga gutyo ariko ntibamagane n'ikibi kirimo gukorwa? Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo ari membre wa Union Africaine se? None se ntabwo buri jenoside mu bisobanuro zayo ikorwa n'amareta. Ntabwo jenoside yabaho hatari leta bigizemo uruhare, ifite ubutegetsi n'ubugenzuzi no kwamfosinga amategeko cyangwa amabwiriza aho iyo jenoside irimo kubera. yego Ibyo birafata Kongo kuko niyo gara wibera ku butaka bwayo. None se Kongo Kinshasa ariko ubwo umva ngo turashinja Loni, sibyo? yego Turashinja Union Africaine na East Africa ntabwo irahagurukira Kongo ngo ibaze accountability ku baturage bayo bitwa abanyamurenge. yego Kenya iziko abantu abanyamurenge biganje muri Kenya bashaka inzira zijya aho bahungira. Ibyo ntabwo ibizi. Uganda ifite abo bantu, u Rwanda rufite abo bantu, u Burundi rufite abagatumba cyangwa se babimuye inkambi, Tanzania irabizi. Kandi ijya kurishera ku rugo, urumva? Usanga rero Loni irafatwa n'icyo kintu, African Union ifatwa n'icyo kintu, East Africa kiyifate cyo kuba umwe mu mamambure babigize izi communauté internationale, afite abaturage arimo koherezamo drone, ariko hakabura urwo ashobora kumuha kato. Sibyo? yego Ngo bafatire icyemezo nka Kongo bayibwire bati banzukiye muri iki kibazo kiri Minembwe. Erega Minembwe ishobora no gukorerwa n'urugero na stati yihariye ya umva niyo MONUSCO iramutse koko ari abantu bafite mu mutima kurwanya jenoside,
yose iri Goma yakwimuka ikajya mu Minembwe kuko niho hakenewe, sibyo? yego Niho ikenewe, yakabaye ikenewe tugendeye mu mujyi koko wa nyawo icyo Loni yagombye kuba ari cyo. Ariko MONUSCO ikora iki Goma? Igoma hari ikihe kibazo? Ko ntekereza ko niba koko ari imbaraga za Loni, yewe ibyo guteresha arimo kuvuga, ikibazo kiri Minembwe cyane ubu ngubu. Ngewe najyana kizimya moto ahari umumoto, sibyo? yego Ntabwo najyana kizimya moto ahari ikiyaga cyangwa hari ikindi cyatarimo kwaka umuriro. So isi rero mbona ntabwo nava kuri ingingo nakubwiye ngo ahari wenda nubwo izo nyandiko zagiye zandikwa zikabanda hose n'ibihugu, uzi ikintu mbona sikeneye, shayisi ikintu sikeneye ni ikintu navuga umuntu akagira ngo mugire inama mbi pe, no kwimenya Sandrine. Nyine ni kumenya nk'ibihugu ariko bikimenya neza mu buryo bukomeza bufasha abaturage babyo, akimuhana kazi imvura ihise. Iyo niyo migaye nakubwira, urumva? Mufunzo uri ku wundi ntabwo wakubuza gusinzira, urumva? yego Byinshi cyane wagenda ureba ukavuga uti igihugu kibuze iki cyangwa kiriya. Baya niyo mpamvu nyagaruka ku ngamba z'ubwirinzi ni ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, defensive measures, urumva? yego Ya jambo ni ijambo rikomeye cyane. Ubwo ni defensive measures ku gihugu, kuko ibiri mpuzamahanga biragorana kumvikana. Ibiri mpuzamahanga bigomba igihugu kibyumve gutya, kimwe kibyumva nko gukwegana, urumva? Ni nkuko locomotive, ni nkuko train yabi ikurura byabi wagons biri genda ikurura, hakagira kimwe gifite amenyo adakoka ku marayi, bibiri bikora, bitatu bikora, ibyo bintu rwose urumva biratrena, nta kintu byageraho. Ariko itwaye igitrain kimwe yagira uko kigeza no kugikanika. So isi rero ndabonamo kwigira kw'igihugu, kuko njya ntekereza iyo urabona RPF yararwanye kugira ku rwego ihagarika jenoside yakorewe Abatutsi, inaribera igihugu. Ariko iyo icyo gihe u Rwanda ruza gukonta kuri izo Loni, rugakonta ku bihugu, rugakonta kuri international community, urumva? yego Nyine jenoside ntabwo iba yarahagaze. Bivuze ngo rero wenda ntabwo nzi ko ibindi bihugu biba bibyumva, tugendemo mvuga nk'ibihugu, yego ariko nka Kongo yagombye kumva ko, cyangwa abakongomani hakiri kare badategereje MONUSCO yibere mu mavira meza cyane Goma, iza hari ikibazo, kwiruka cyane, guhatana cyane no kongera umuvuduko w'uburyo barimo barwanya icyo kibi, kandi hakabamo no kwitanga ku rundi rwego, kwiyibagirwa, hakabamo kwiyibagirwa. Kuko urumva niba hari abakongomani bavuga ikinyarwanda cyangwa se abanyamulenge n'abandi bose bahigwa n'igihugu cyabo, ku munsi nk'uyu nguyu bararwana, barirwanaho, barahatanye. Ariko ku munsi nk'uyu nguyu, kuko turi ku isi twese dukurikirana ubuhamya, amateka, buri kimwe cyose, nge ndavuga ngo kuko ntazi volume bakoresha, ntazi imbaraga bafite ngo zingana iki, ngo nizo bazigamye zingana iki. Ariko reka twe kuvuga ko urimo kurwana ku rugamba kugira ngo iyo jenoside babashe kuyihagarika. Bano batwirwa na M23 bo bari kuri tere, reka bo mbarishyize ku ruhande, kuko ucyo umuntu ashoboye yarakigaragaje ajya kuri ground. Ahubwo utari kuri ground noneho, iyi ntambara muri Kongo irimo guhembera jenoside, ni FDL nkubwira, ntiyabuze 2 3 cyangwa 4 5 bumva agenda bavuga bati imaze imyaka myinshi patati patata ibintu bindeba kwirwanya. No mu bihugu bibonamo bitashishikajwe nayo. Ariko nari nkiri kuri abo ba Rwandafone, utarajya mu buryo bwo guhangana nabyo, utarakoresha imbaraga zose afite, wenda afite izazigamye, igihe cyakabaye ari iki ngiki. Igihe cyakabaye iki ngiki, kuko ya never again twatangiye tuvuga, biragaragara yuko utayubakira ngo uzagira ikintu ugeraho. yego Uyishinze rwose wagishingwa. Abantu bahaguruke rero, ndetse ntekereza ko ntabwo ari igihe kubivuga, kuba atari igihe kubivuga, ariko ntibimbuza kubivuga. Ntekereza ko niba hari ibihugu byumva ikinyarwanda, wenda AI izabasobanurire, ku isi yose nta gihugu na kimwe ndobanuyemo. Ntekereza ko ibihugu bikwiye no gutekereza uburyo bwo gukemura iki kibazo d'une façon complète. Igihe ni iki ngiki, kugira ngo abantu batangire gutekereza gukemura ikibazo cyo muri Kongo hakoreshejwe imbaraga n'ubushobozi bwose,
nubwo yaba ari Bangladesh, nubwo yaba ari China, nubwo yaba ari Russia, nubwo yaba ari Amerika, nubwo yaba ari he hose, urumva yego abantu bakwiye guhagurukira kuzimya no gucecekesha kino kibazo kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bushobozi bwa buri umwe wese. Ubwo nshatse gusimbukira mu kuvuga ngo ntibigire ubitera isoni. Ni ukuvuga ngo ubufasha buri wese yumva yagira kugira ngo ikibazo kirangire, yaba umukongomani ataba umukongomani, rimwe na rimwe bikwiye no kujya ku mugaragaro, kuko ibimenyetso byose birahari. Ibimenyetso byose birahari bijya muri wa murongo wa never again. So ikintu cyose cyatuma rero iyo never again iba applied ku butaka bwa Kongo gikwiye gukoreshwa ku mbaraga byasaba ibyo aribyo byose, kandi nongiye kandi ngo kikaba ari ultimate solution bwa nyuma na nyuma, kuko n'ahandi ku isi genocide iraba, genocide irategurwa, genocide mu ngereza muri step zayo zose, ariko ikanarangira. Iyo muri Kongo izarangira ryari hakiri FDLR imeze kuriya? Bavuga ku eradicating no ku dismantling gusenya FDLR, ukabona nyine bamwe bisa nkaho ari option Z. Ntabwo ari option Z kurandura FDLR. Ntabwo ari option Z, yagombye kuba option A ya mbere iherwaho. Ni bya bene nkunze kuvuga nkavuga ngo wenda ubirebera kure buriya sande dufite ukuntu tuvuga amakuru y'urugamba, ariko hari n'ukuntu uri ku rugamba rwibwira kuko ari kuri ground. So ntabwo ari guteza impaka hagati yanjye uri kure n'undi uri hafi, kuko muri Kongo ntabwo ari na kure ngo nishyire ko ndi muntu bari kure ya Kongo n'amateka yaho. Oya, Kongo iri muri Grand Lac, ndi muri Grand Lac, ntabwo ndimo kuvuga inkuru zo muri Scandinavia, ntabwo no kuvuga inkuru zo muri Indo-Pacific Ocean. Oya, turi muri Kongo. Eske imbaraga zose zo kurasa aba bagenocideri bo muri Kongo, abanyatura n'abandi bose koko ziri mobilized? Hari mu Rwanda phone ushaka kumva inkuru zo muri Kongo kuri Gasaro TV, yibe ni professor akora mu nganda, akora mu banka ahantu hose, donc bigarukira ku makuru gusa, sibyo? Ntabwo ndi muri mobilisation yabo muri 23 FC, ntabwo ndimo kubakora mobilization, ariko ntibimbuza kuvuga ngo uwo muntu ushaka kusanga atazi n'icyo bari abana bari ku rugamba barya, icyo bambara, bari muri makenga kana urwanga rwabarenze. Kuri ground hari ikibazo, abandi babaye tugara. Imagine abantu bazima bafite ubwenge, noneho ibihugu biraterwa amabuye bigerageje gusobanura ikibazo cyo muri Kongo, ibindi bigahabwa impundu birimo kwica abanyamurenge birimo Burundi. Ni ukuvuga ngo ndimo gushakisha nkabona aba bagenocideri bo muri Kongo n'iki bari mobilized ukuntu, none nka Burundi mobilization, urumva ibahindukirana, urumva, kandi iri proud y'icyo kintu, Gasaro TV.